Turabaramukije inshuti n'abavandimwe bari ahatandukanye, bamwe mwiriwe abandi mwaramutse. Mugira amahoro y'Umwami Yesu Kristo. Nkuko mubibona turi kumwe n'abavandimwe b'abashyitsi cyangwa abavandimwe duhuriye ahangaha. Twifuje gukora ikiganiro kugira ngo turusheho komeza kumenya bitewe nuko buri wese yumva ikintu cyangwa isomo dushaka kuganiraho. Ariko mbere yuko dukomeza, reka tubakire. Murakaze neza batumirwa cyangwa murakaze neza inshuti dusanze hano hantu, nimwegere. Tutarakomeza n'ubundi, reka duhere ku muvandimwe unyegereye yibwire abadukurikiranye, kandi dukomerezaho twese twibwirana tunakomerezaho. Murakoze. Amazina nitwa Ndizihiwe Fred. Uyu muri aka gace nkora umurimo wo kuramya Imana no kwihimbaza. Numva ibyo bihagije. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Nitwa Sankarah, umukristo, nimva mu muhamagaro w'ivugabutumwa, nawo umurimo nkora cyane. Murakoze. Murakoze. Amazina ni Byishimo Kabuye. Imana iduhamagariye kuvuga gukora umurimo wayo mu ishami ry'ivugabutumwa. Murakoze. Murakoze cyane kubwo kwibwira abadukurikiranye. Ndizera ko byumvikana cyane kurushaho, kubera ko abakurikiranye bajya kuba babyumva kandi bazi n'ababivuga baribo. Rero dukomeje, tugiye kuganira. Hari nk'umutwe w'amajambo nifuje ko twaganiraho mu rwego rwo kugira ngo twungurane ubumenyi cyangwa kumenya, ari wo rimwe na rimwe abantu babyumva gutandukanye, ariko n'ubundi ibitekerezo bya buri wese birakenewe, cyangwa no kubaza kwa buri wese aho atumva kurakenewe. Murakoze rero. Uwo mutwe w'ayo majambo uravuga uti: ni inyungu ki iri mu kwiga Bibiliya nk'urubyiruko? Kuko ugerageje kuvugisha bamwe cyangwa kuganira na bamwe babyumva ko ari byiza, abandi bakavuga ko ntacyo bimaze. Wenda wasoma Bibiliya ugasenga ukabura anyuzwe, ariko kandi abandi bakabihatira abantu cyane kuvuga ngo nimwige Bibiliya. Hagati aho ngaho mwebwe mubyumva gute? Buri wese ahawe ikaze kugira ngo atange igitekerezo cyiwe, ariko dutangira kumva ibitekerezo cyangwa uko buri wese yumva ibyo hejuru y'iri jambo. Kaduhere ku muvandimwe Sankarah tuganirire. Karibu. Murakoze cyane. Uko twatangiye tuvuga, turabashimira cyane abantu badusuye kandi bikaba ngombwa ko tuganira. Ikibazo ubajije ni cyiza, gusa abantu bacyumva mu buryo butandukanye, ariko uko njyewe mbyumva kandi ntekereza ko ariko kwiza kuruta, uko kwiga Bibiliya ari ikintu cyiza, ikintu gikwiriye. Si ibintu by'abakuze wenda ko dukunda kubivuga, abasaza cyangwa abashumba. Ni ikintu cy'umuntu wese w'umukristo, cyane cyane urubyiruko, kuko urubyiruko ni itorero rya none, ariko kandi ni abayobozi b'ejo. Usanga rero ibyo abantu bahugiyemo ari byinshi. Uko tubihugiyemo, uko dushyiramo umwete, niko twari dukwiriye no kugira gute, no guhugira mu ijambo ry'Imana tukabyiga. Ku ruhande rwanjye rero, uko mbyumva, kwiga ijambo ry'Imana ni byiza kandi birakwiriye ku muntu wese, cyane cyane urubyiruko. Murakoze. Urakoze cyane. Kanuri dukomerezeho. Evangeliste Byishimo, urabyumva ute wowe? Murakoze. Turashimye. Kuko mugenzi wanjye abivuze, ikibazo tubajijwe cy'uburyo kivuga ati se ni ngombwa ko abantu biga Bibiliya. Nanjye nongera ku magambo yavuze. Ni byiza cyane, kuko abantu benshi bakunze gusa naho bafashe Bibiliya mu bundi buryo bwo gutigwa, ariko Bibiliya irimo amakuru menshi, irimo ibintu byinshi cyane bisaba kwigishwa
bisaba gusobanurirwa kandi bikasobanurwa n'ababifitemo ubumenyi n'ababyize, nabo n'ubundi nibo bakwiriye kugira umwanya munini cyane wo kubyigisha n'abandi. Kubyiga rero ni ingenzi kugira ngo umuntu aze amenye n'icyo abwira abantu mu gihe yagisomye. Murakoze cyane. Nawe urakoze cyane. Gato ngarutse wenda mbere ko dukomeza imbere ku muvandimwe Freddy Umuramyi, hari ikibazo rimwe na rimwe abantu benshi bakunda kubaza, surtout abantu bakiri batoya, ndavuga urubyiruko. Icyo kibazo kiragenda kuri Sankarah, babaza se iyo babwiye ibyerekeye kwiga ijambo ry'Imana cyangwa kwiga Bibiliya, barakubaza se Imana ijya yigwa? Koko nyine Imana ntijya yigwa? Imana irihagije kwiyereka umuntu akamenya Imana atarinze kuyiga? Icyo kintu rero iyo bakibaza muri ubwo buryo, kandi mwebwe mutugaragarije ko ari byiza kandi cyane cyane bidafite aho bishingiye wenda muvuge ngo ni abakuru cyangwa abashumba, ahubwo ari ibintu rusange twese dukwiriye kwisangamo, ariko uyu muntu akagaragaza ko atari Imana itajya yigwa, icyo kintu cyo wakivuga iki? Urakoze cyane. Reka wenda tuganire kuri iki kintu kuko ni ikintu gikomeye kandi ni ikintu kigorana ku bantu, ariko kigora abantu nyine batize. Ubundi kwiga ni ikintu cyiza, uretse no kwiga Bibiliya. Hano se nk'ugarutse inyuma, ariko ntabwo nataye umurongo w'icyo wabajije. Uretse no kwiga Bibiliya gusa, no kwiga ibindi bintu byose dukwiye gushyiramo umwete tukabyiga. Ariko byo wenda kubera ko abantu babishyiramo umwete, umubare w'abantu biga Bibiliya uri hasi. Ikibazo rero warubajije kiri mu bantu benshi ndetse no mu madini menshi. Uganira n'abantu madini atandukanye bakubwira ko Imana itigwa, abantu bagiyeyo baba bayobye. Ariko hari ibintu bimwe dukwiye gusobanuka, dukwiye kumva tugasobanukirwa cyo kimwe, kuko kwiga ijambo ry'Imana byonyine turabisanga mu ijambo ry'Imana. Hari ibice byinshi bitubwira ukuntu dukwiye kwiga ijambo ry'Imana. Ngo iyo abantu tugiye kwiga Bibiliya ntabwo tuba tugiye kwiga Imana, kuko Imana ntiyirwa. Ntabwo abantu biga Imana, ahubwo tuba tugiye kwiga ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ni ibyanditswe, kandi ibi byanditswe bifite ababyanditse. Abo babyanditse rero ni kimwe n'ibindi byanditswe byose. Andi masomo yose twiga afite abantu banditse ibyo bitabo, bavumbuye ibintu bitandukanye, amaformulas atandukanye, abantu barayavumbuye barayandika. Ariko si bo abayavumbuye, si bo bayatwigisha uyu munsi. N'ubundi tuyigishwa n'abize kuri abo, birakomeza kugera kuri uyu munsi. N'abazaza nyuma yacu bazakomeza babyiga. Niyo mpamvu rero na Bibiliya dukwiye kuyiga, kuko nayo ni ibyanditswe, ariko noneho tukayiga mu bundi buryo butandukanye n'ubwo twiga ibintu. Ikibazo rero warabajije ngo ko abantu bavuga ngo kwiga Imana, mu by'ukuri ntabwo tuba twagiye kwiga Imana, ahubwo tuba twagiye gusobanuka, gusobanurirwa, kumva, batwumvise badusobanurire. Gusobanurirwa ibyanditswe rero birakwiriye. Hari ingero nyinshi. Urabona dufite umurimo ukomeye Yesu yasizeho kuvuga ngo mugende mwigisha abantu mubahindure abemera mu babatize bene uko. Ariko ageze ku murongo wa 20, reka musome ukuntu uvuga. 28 Matayo no umurongo wa 20 aya yonyine. Bamaze kubatizwa no kugira gute bikora bya bintu byose, arababwira ngo mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose. Twako rero kwiga ibyanditswe n'icyo. Mwuka wera rero iyo aje muri twebwe afite umurimo wawo. Mwuka wera afite ibintu akora, ariko Mwuka wera ntabwo atwigisha ibyanditswe. Kandi abantu badakunda kwiga naho ngaho bahera ko Mwuka wera niwe uzi utwigisha. Mwuka wera ntabwo afite imirimo we ni myinshi, ntabwo rero tugiye kuvuga. Ariko Mwuka wera ntabwo aza ngo aduhishurire cyangwa ngo atubwire amateka ya Bibiliya. Ntabwo umuntu azicara ngo aje mu cyumba gusenga cyangwa aje ahandi hantu hatandukanye ngo azumve Mwuka wera azamuzanire amateka ya Bibiliya. Amateka ya Bibiliya yamaze guhishuka, ko Mwuka wera azaduhishurira ibitarayishuka. Ijambo ry'Imana rero ryarayishutse. Icyo dusabwa rero ni ukwiga byayishutse tubisobanukirwe. Bako rero tugiye kwiga ijambo ry'Imana, ntabwo tuba tugiye kwiga Imana. Niyo mpamvu bikwiriye ko tubyiga byonyine kugira ngo dusobanukirwe. Niba dushaka gukorera Imana neza, ntabwo tuzamenya Imana tutarumva ibyanditswe byera, kuko Imana iri umungu. Tutarumva rero bino, ntabwo dushobora kumva Imana.
niyo mpamvu ubona ingorane tugenda tugira duhura nazo ziri mu matorero, ziri hanze, ziri mu magurupe, ziri mu maminisiteri. Ikintu kimwe muri byinshi bikomeye ni ukubura ibyanditswe byera. Akabazo gatoya kari aho ngaho, wenda wowe urabyumva gutyo bitewe n'uko navuga ngo ni kubyizeye kubera ko ni kubyemera, ariko kandi hari abantu badafite iyo myumvire ihuye n'iyo yawe, bashobora kuvuga ati Bibiliya ntabwo tuyemera, bakagaragaza neza binyuze mu bwenge bwabo, ubwo bagaragaza ko ari bwo bwenge bwabo, bakavuga ati Bibiliya ni amakuru mpimbano, ni histoire y'impimbano ishaka gusa kwigarurira abantu, kuco abantu bemera cyo, ariko koko batemera ko ari Imana yavuze ayo magambo. Wabivuga he iki? Icyo ni ikindi ubashije, kuko icyo ngicyo cyaba ari ikindi kirekire cyo twari turimo kuvuga, hejuru yo kwiga ibyanditswe. Kutabyemera rero ni ikindi, noneho iryo ryaba ari irindi somo ryadutwara mu bindi birebire, ariko icy'ingenzi ni ukureba kuri aba bemera ibyanditswe, niyo mpamvu ituma batabyiga kandi babyemera. Ko kubyemera ni kimwe no kubyiga ni ikindi. Icyo wari ubajije rero ko batemera ko ibe ari ibyahishutse by'Imana, ibyo cyaba ari ikindi kintu, ariko sintekereza ko umubare ari nawo ugoye. Ikitugoye nari mvuze muri ibyo bintu byose, tugowe nuko twe tubyemera ariko tutabyiga. Kandi rero ntabwo wakwemera ibintu hanyuma ngo ntubyige ngo uzabimenye, ntibishoboka ko wabimenya. Icyo rero dusabwa ni ukwiga ibi ngibi, kuko byo nari mvuze, Umwuka Wera adufasha kumva Imana, adufasha kubona Imana, adufasha mu bintu byinshi, ariko Umwuka Wera ntabwo adufasha kumenya amateka ya Bibiliya. Aya harimo ibintu byinshi dukwiriye kwiga tukamenya. Ntabwo Umwuka Wera rero azabiduha. Birasaba ko duhaguruka tukabyiga, kandi kubyiga mu buryo bwinshi. Kubyiga si ukuvuga ko twajya kuri teoloji tukajya kubyiga, ariko kandi kutabyiga ni nayo ngorane. Uyu munsi twari dufite amahirwe kuba umuntu ari umunyetorero, abaje mu itorero kugira ngo yige ibyanditswe, ariko kubera ko kenshi n'ubundi usanga umubare mwinshi w'abantu bayoboye amatorero batarize ibi byanditswe, nabo ntabwo aba afite uburyo bwo kubyigisha abakristo. Ariko rero icyo dukwiriye gukora niki, dukwiriye kubyiga rwose, kuko niba dushaka gukorera Imana neza nibwo tuzakorera Imana. Zaburi ya 119 umurongo wa 7, umva ukuntu havuga, avuga ngo nzagushimisha umutima utunganye nimara kwiga amateka yawe yo gukiranuka. Nuko igihe cyose tutariga ibyanditswe ngo tubyumve, biragora ko tuzashimira Imana, biragora ko tuzanezeza Imana, biragora ko tuzakorera Imana. Rimwe na rimwe usanga ibyo twita ko ari ugukorera Imana atari ko, tugenda tubikora nabi, ko tubitekereza. Umuntu yabyuka none akabikora uko, undi yabyuka akabikora uko, ariko iyo twese twarize ibyanditswe twagakoreye Imana cyo kimwe, kuko Imana ni imwe, twizera Imana imwe. Ariko kuko ibigeraho umwe agakora uko yumva, undi agakora uko yumva, ingorane muri nyinshi dufite niyo kubura ibyanditswe. Niyo mpamvu rero kwiga ibyanditswe, niba dufite umuhamagaro, niba turi abakristo dukwiye gukunda Imana, dukwiye kwiga ibyanditswe. Hari icyo mbaza kuri icyo ngicyo, ese kwiga Bibiliya, dushobora kwiga Bibiliya nk'uko twiga andi masomo asanzwe, cyangwa hari ubundi buryo dushobora kwiga Bibiliya bitandukanye nuko twiga ano masomo asanzwe? Tuyiga mu buryo busanzwe, kwa kundi twiga amasomo asanzwe, tukagura syllabus zitandukanye z'isomo runaka, mwarimu akaza akatwigisha. Kuko Bibiliya yuzuye ibintu byo kwiga gusa. Urebye no muri ministeri zitanu Yesu yatanze ziri mu Efeso, harimo umwigisha rero nicyo akora, ni ukutwigisha, ni ukwigisha, ni ugufata icyake, ni ugukora amasyllabus atandukanye akatwigisha. Ubwo rero Bibiliya tuyiga kimwe n'andi masomo asanzwe. Kwa kundi tujya mu ishuri tukiga, tugakurikira mwarimu, tukandika, tugasoma amasyllabus, tukishyura school fees, tukishyura iki, niko dukwiriye kwishura amafaranga tukiga ibintu. Gusa kimwe cyo navuze, iyo aza kuba uyu munsi mu itorero dufitemo uriya muntu w'umwarimu, ubundi mu itorero si ahantu ho kubwiriza, ni ahantu ho kwigira, ni mu ishuri. Ariko kubera ko icyo kintu kitabamo, mwarimu yarabuze mu itorero,
niyo mpamvu kenshi usanga twanasohotse mu itorero twagiye kujya kwiga ahandi, ariko iyo mwarimu yari mu itorero twese twaje ku cyumweru cyangwa indi minsi mu mibyizi tukaza kwiga, mwarimu agafata akatwigisha, noneho kubwiriza tugasohoka kujya kubwiriza ibyo tuzi. Niyo mpamvu ubona n'uyu munsi umubare w'abapagani ntawo tuzana. Kubera iki? Ntidufite uburyo bwo kwigisha abapagani, uburyo bwo kuganira nawe, uburyo bwo kubagarura. Rimwe na rimwe niyo dutekereje ko dufite umuhamagaro w'ivugabutumwa, tuba dufite wa wundi wo kubwiriza mu makanisa, kandi icyo ngicyo si cyo gikwiriye. Icyo cyagakozwe kuri percentage yo hasi. Niba mu itorero harimo iminsi 5 yo guterana cyangwa iminsi 3, tuvuge wenda iminsi 2 mu mibyizi hagati no ku cyumweru, byibura umunsi umwe cyangwa amasaha make niyo twakagize yo kubwiriza. Ariko indi minsi ni ukwicara, twagera mu itorero tukicara bakatwigisha, mwarimu akatwigisha ibyanditswe akabidusobanurira. Yesu yabwiye abantu muri Luka, reka nawe wenda tuhasome mwumve ukuntu havuga muri Luka, Luka igice cya 24 umurongo wa 45, Yesu arimo gusezera abigishwa be yakoze ikintu gikomeye, maze ku murongo wa 45 none ari mvuze, maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Ibyanditswe rero dukwiriye kubihugurirwa, dukwiye kubyigishwa kugira ngo tubisobanukirwe. Gusoma gutya ntabwo umuntu yabyumva. Niyo mpamvu usanga umuntu avuze ngo wenda yarasomye akumva we nta kindi kintu yajya kwiga. Gusoma Bibiliya, ibyanditswe hano ni bike. Dukwiriye kujya kubyiga rero. Hari ibindi bintu byinshi bikwiye gutuma tujya kwiga. Niba umuntu rero avuga ko kujya kwiga atari ikintu cyiza kuri we cyangwa yumva ntacyo kimaze, Yesu ubwiwe yarigishaga abigishwa, no ku munota wa nyuma arimo kubasezera yongera kubahugura ngo basobanukirwe byanditswe. Yahoranye nabo abigisha imyaka 3 n'igice, no ku munota wa nyuma basezera ajya mu ijuru abahugura ibyanditswe, ariko abasigarana mission ngo nabo baze bigisha abo bamaze guhindura no kubatiza no kugira gute, nabo ngo baze babigisha ibyanditswe. Kwiga ibyanditswe rero birakwiriye kandi ni ikintu cyiza. Ikibazo rero umuvandimwe yarabajije, dukwiye kubyiga kwa kundi tujya twiga. Mwarimu agafata ishake tugagura syllabus tukiga, tugasoma ibitabo, tugasobanukirwa ibyanditswe. Murakoze. Hari ikintu nshaka kubaza. Hari ijambo wavuze uvuga ngo mu kanisa tugomba kubwiriza mu cyumweru, tukabwiriza umwanya mutoya ariko tukaniga. Nashaka ko udusobanurira kubwiriza uko ariko no kwigisha uko ariko bidutandukanyirize. Ese kwigisha bitandukanye no kubwiriza? Biratandukanye cyane, ko wenda nabisobanura mu ijambo rimwe, ariko ni ikintu kinini, bifite ukuntu bitandukanye. Kuko kwigisha mu by'ukuri, kwigisha nicyo gikuru kuruta kubwiriza. Kandi ikintu dukenye, ntabwo dukenye ababwiriza butumwa, dukenya abigisha uyu munsi. Ko ikintu Satani arwanya, wenda Satani hagajya arwanya ikintu cyoroshye, kuko icyoroshye ntacyo kiba kimutwaye. Satani ikintu arwana n'ikintu gikomeye. Ni ukuvuga ngo ikintu Satani yararwanyije rero ni ukwigisha, ni ukwiga. Yakuyeho kwiga, abantu barabwiriza, kuko mu by'ukuri niyo mpamvu ubona n'umuntu ahaguruka akabwiriza. Umuntu iyo arimo kubwiriza ategura topic runaka, uko ayumva, uko ayitekereza, akaba ariko ayitanga. Kandi iyo ayitanze, rimwe na rimwe ngira ngo mukunda kubibona, umuntu akavuga ibintu ubona bitari byo, ibintu ubona bidakwiriye, ibintu ubona bitabi, akabivuga uko abyumva, ntawe umubaza ibi bintu uvuze tubyemeranwaho, cyangwa ikivuze sicyo, cyangwa ikivuze singisobanukiwe kinsobanurire. Kubera ko ari ukubwiriza avuga yitambuke. Niyo mpamvu ubona mu matorero hagenda hakorwa ibintu byinshi by'amakosa, kubera ko abantu batize. Ariko iyo biza kuba rero harabayeho kwiga rero icyo bikora ni uko mu by'ukuri umuntu arasobanukirwa. Aho tumvise ushyira ukuboko hejuru ukabaza ngo iki kintu sincyumvise. Niyo mpamvu navuze kwiga Bibiliya ni kwa kundi twiga mu mashuri, amasomo asanzwe. Amasomo asanzwe twese turabizi,
iyo ugize icyo utumva mwarimu arimo gusobanura ushyira ukuboko hejuru ukamubaza, iki kintu ntabwo nsobanukiwe, bikora gute. Niyo ngo iyo uvuyemo aho ngaho uvamo wumvise. Aho bitandukaniye rero ni uko mu kubwiriza tuvamo tudasobanukiwe, ariko mu kwigisha tuvamo dusobanukiwe. Niyo mpamvu rero ubona ko kwigisha nicyo kintu cy'ingenzi, nicyo kintu dukenye ubundi abakristo kuri uyu munsi, nicyo dukenye kwiga, kwigishwa ibyanditswe byera tukabisobanukirwa, kuko tuvamo tudasobanukiwe. Murakoze. Wenda nanjye nunganira aho ngaho, kubera ko ikibazo cyumvikanye kandi yagisobanuye mu buryo bwiza burambuye umuntu atari butindemo. Imbogamizi nk'uko yari abivuze zikomeye cyane dufite ubu si iz'abavugabutumwa. Abavugabutumwa dufite benshi cyane, ndetse n'abo bigisha babwiriza hanze bakabura n'aho babashira, kubera ko uwo bakamuhaye nawe si umwarimu ufite kapasite yo kuja kwigisha abantu azanye. Abavugabutumwa uko wari ubibajije, abavugabutumwa turagenda tukamamaza ubutumwa, abantu tukababwira inkuru nziza Yesu Kristo, umuntu akaba yofatwa akumva umutima wiwe nawe awuhaye Yesu kugira ngo awuyobore bitewe n'inkuru nziza umubwiye, inejeje, iryoshe, urategera, irimo umunyu mwinshi cyane. Nta bibi tuja kwereka abantu biri mu rugendo twebwe cyane kabavuga butumwa, tubereka ibyiza. Hanyuma rero iyo bakiriye agakiza, biba byiza ko abavuga butumwa bayobora bakabajana ku matorero ari hafi cyangwa se abegereye, ariko kandi cyo babashire cyane n'abarimu baja kubigisha. Ikintu rero gikomeye kigoye nuko usanga uyu basanze atarize, nawe ni umuvuga butumwa kimwe n'uriya wundi wagiye kuvuga iriya, araza aje kubabwira ya nkuru nziza. Umuntu namara gushikiriya asange ya nkuru nziza bamubwiye hari ibindi mibabaro ikomeye, hari ibindi ngorane zikomeye batigeze bamwereka ko azahura nazo, tarakananirwa akubwira ati wanyoboye niho habikuruta ndetse iyo wankuye. Nizo mbogamizi dufite rero nkuko yarabivuze. Ikibazo kiri ubu nyine si cy'abavuga butumwa. Abavuga butumwa ni benshi cyane, nabo bakwiriye kwiga, kuko abarimu dufite ari bake, bakwiriye kubona bafite ubumenyi bwo kwiga kugira ngo uyu muntu babwiye ubutumwa bwiza akabwemera, n'ubundi bashake strategy zo kumwigisha kugira ngo azamenye kurutaho mu gihe atabonye umwarimu. Ariko kandi cyari cyiza kandi nacyo twatuganira uyu munsi, nuko abantu bakwiriye kwiga, tugira abarimu. Kandi kubya bivuze ministeri Yesu yasize, Pawulo nawe yanditse, ministeri y'abarimu irakomeye cyane, ni ingenzi, kuko ndetse umushumba uyoboye itorero akwiye kuba afite iyivuga butumwa yo kubwiriza, ariko akagira n'iy'ubwarimu yo kwigisha. Izo zombi umuntu uyoboye kanisa wese ushumbya abakristo agomba kuba azifite zose. Ni ingenzi rero kwiga. Nuva kugira ngo tutatwara umwanya wacu, wenda arimo kugira ko kwiga iri somo. Iki kiganiro ni cyiza, duhuze ibitekerezo turebe ukuntu ubundi kwiga. Ikintu yaravuze ikintu cyiza nshaka kongeraho, cyane cyane ku bavuga butumwa. Urabona n'abavuga butumwa dufite abize ni bake, abize dufite ni bake cyane, kuko urebye mu by'ukuri maze iminsi ntekereza, urebye abantu bafata mikrofone bajya ku gatuta ni benshi, ariko umusaruro uvamo ungana gute? Kubera impamvu nyinshi zitandukanye, ariko imwe nayo ituma tutabona umusaruro ni uko utiga. Dufite abantu bafata agatuti ariko akavuga ibintu uko abitekereza we, ntavuga ibintu uko ijambo ry'Imana ribivuga. Kubera kutiga rero yumva nyine kwa kundi yasenze, rimwe na rimwe ukabyita umwuka. Ubundi umwuka ntabwo ari umuswa, umwuka ni ubwenge. Iyo dukoze amakosa cyangwa ibintu bitari byo tukabyitirira umwuka, mu by'ukuri nuko tuba twarabuze iki kwiga, tuba dufite ikibazo cy'ubwenge buke. Ariko umuntu wize, umwuka wera ntazakubuza kwiga. Ahubwo umuntu uvuga ko atajya kwiga, ntekereza ko aba afite abadayimoni, ko baba bamuteye mu rwego ruri hejuru. Kuko ngewe iyo mbirebye, mu by'ukuri dufite ikibazo, dufite ingorane ikomeye, ko twese turi mu matorero atandukanye, dukurikirana social media ku buryo butandukanye, abavuga butumwa benshi, ariko kureba amakosa agenda koko. Uvuga ngo uyu munsi ntabwo tubuze
ntabwo dukenye abafata mikrofone, ahubwo dukenye abantu bazana impinduka. Niba ufashe mikrofone utanze uwe musaruro, utanze izihe mpinduka mu bantu. Kubera iki? Ubwenge buke bwo kutiga. Uko urabona ikindi kintu nari ngiye kongeraho nicyo nari mvuze, kwiga rero ni ikintu cy'ingenzi. Kuko iyo umuntu mu itorero uyu munsi iyo tuza kuba dufite umwigisha, nicyo nari mvuze, ubundi njyewe nanabyita ko ariyo mpano. Ubundi nta mpano nkuru ibaho, ariko ubwarimu navuga ko ariyo mpano kuko iyobora, ari pasiteri iramuyobora, ari umuvugabutumwa iramuyobora, ari intumwa iramuyobora, ari umuhanuzi iramuyobora, akakwereka uburyo uri buhanure. Ni ukubaza bahanura, ni ukutanga mesaje yitanga gutya, ikibwirizwa gitanga gutya, itorero uyobora gutya, abakristo muyoboka gutya, muyoborwa gutya, mukora umurimo w'Imana ukorwa gutya, kuko mwarimu abahari akwigisha. Mpamvu rero navuze kiriya cyanditswe, mu by'ukuri niba tutiga, niba tuvuga ko tutiga ariko tugakenera kujya kuvuga, hari umuntu wavuze ikintu gikomeye, avuga ngo niba ibindi bintu byose bibaho, umuntu uyu munsi nta muntu watwara imodoka atarayize, ntibishoboka. Kugira ngo utware imodoka ujya kuyiga, kugira ngo ukore ikintu kintu bisaba kujya kukiga. Ariko kuki dutekereza ko kujya kubwiriza byo tujya kubikora tutarabyize? Hari n'abandi wumva bavuga ngo ni mwarimu, mu by'ukuri agahaguruka ku gatuta akatubwira ngo we ni mwarimu kandi akunda kwigisha, ariko ntiyize ijambo ry'Imana, nta byanditswe yize. Waza kureba rero ibyo arimo kutwigisha bihabanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. N'ubuyobe bwinshi buri ahangaha buri mu bantu ni ukubura ubwenge mu byanditswe, ni ukudasobanukirwa ibyanditswe. Umuntu agasoma, mbabwira akantu wenda si ukubasetsa, ariko iyo ndebye ubukene buri mu itorero numva ntangaye, ariko nkumva ngize n'umubabaro mwinshi. Ukomoka kuki? Kutiga. Uzi ko uyu munsi tugifite abantu afata Bibiliya ukunguku ifunze, akavuga ngo aho ndi burambure, ngo aho ndi burambure ngasoma ngo biraba ari ibyanjye. Ushize nabonye umuntu avuga ngo imvura bari babiri bari ku musozi bari gusenga, bagiye gusenga, ariko bananiwe bumva bashaka gutaha, ariko kubera igihe bihaye kirabagora. Baravuga ngo bagiye ko ngo bafunge Bibiliya, ngo nimba igihe cyo gutaha cyageze, ngo nibarambura gutya ngo barasanga Imana ivuga ngo imvura iragwa. Ku mugoroba, kandi nyine imvura yari hafi kurwa, barangiza barahagwa. ariko nyine ntawe ubuyobe buriya ni igitangaza. Yararambuye, umwe arambuye gutya, sinibuka gusa aho yarambuye, ariko avuga ngo Imana ntibaravuze ngo Imana irabyemera, sinzi ahantu yasomye nkuko, ariko nyine bigaragaza ko ya marangamutima yiwe ko yujujwe. Bahita bafunga ngo amasengesho araranga, Imana iratwumvise. Niba rero umuntu tugifite umuntu ushobora w'umukristo umaze imyaka 4, 5, 6 ingahe mu itorero, ariko ugitekereza ko cyangwa najya no kubwiriza ngaho ndambura gusa ngasoma ngo niho mbwiriza, mu by'ukuri nibyo nababwiye, ntabwo tubuze abantu baduhagarara imbere, ahubwo dukenye abantu bazana impinduka, dukenye impinduka mu bantu, dukenye impinduka mu itorero. Kandi izo mpinduka ntabwo zizaza, ntabwo tuzazibona keretse twicaye tukiga ibyanditswe byera. Dufite n'abantu bayoboye amatorero, nacyo wenda kuvuge batarize ibyanditswe. Nose utekereza uwo muntu azafasha abakristo gute? Niyo mpamvu usanga n'ubundi iyo myumvire abakristo bafite bagakwiye kuyikurwamo n'umuyobozi wabo, ariko nawe nuko ameze, nawe ntiyize ibyanditswe, arabyuka gusa uyu munsi nkubise itorero, ntangiye itorero nkubise ingoma, abantu bakaza itorero, abakristo bakabaho barabuze ibyanditswe. Icyo rero yaravuze nicyo ngiye kongeraho, nicyo abantu bayoboye amatorero nibajye kwiga ibyanditswe, niba bafite umuhamagaro wo kuyobora, ariko nibajye no kwiga ibyanditswe kugira ngo bafashe abakristo. Ariko niba adashaka kwiga ibyanditswe, naveho, natanga umwanya abandi bantu babyize, cyangwa ashake mwarimu, nazane mwarimu washobora kuba afite impano yo kuyobora, ariko ashobora kuzana mwarimu akamuha umwanya akigisha abakristo. Kwiga ibyanditswe rero ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bw'abakristo. Aho mbaza rero nshingiye kuri ibyo bintu mumaze gusobanura birebire,
rwose numvise hari ubukene bw'umwarimu mu itorero. Kandi iyi ni imwe mu maminisiteri agera kuri 5 Yesu yasize mu itorero. None se nkamwe nk'abavugabutumwa murimo mutuganiriza muri aka kanya cyangwa nkamwe mwabashe kugenzura ako kantu k'umwarimu ko ari ubukene itorero rikenye, nifuje kubaza ese impamvu umwarimu adakora mu itorero ni intege nke z'abashumba, ni intege nke z'abakristo? Aho hantu rero nifuje ko mwamfasha kubera ko simenye neza icyateye ikindi imbaraga hagati y'abakristo n'abashumba kugira ngo itorero rigeze ku rwego rungana gutyo rifite ubukene bw'umwarimu. Murakoze. Wenda umuntu afite uko abyumva, ariko kimwe cyo navuga nuko hose hari ubukene. Yaba ari abahagarariye amatorero bafite mu nshingano gushaka ibyo kurya bizima, uburyo bwiza bwo kugaburira abakristo bashumze bayoboye ziriya ntama. Uyu muntu uziri imbere akwiriye kuzireberera n'uzireberera, kandi akwiriye kumenya ubukene bafite ubwo aribwo buri munsi. Uko umuntu amenya abana be ubukene bafite, inzara bafite uko ingana, niko pasteur umushumba w'itorero akwiriye kubaza ubuzima bw'abakristo be uko bameze. Nimba ari abana mu gakiza bakwiriye bakeneye inyigisho z'ibanze zo gutangira, cyangwa se nimba ari abantu bamaze igihe mu itorero ariko basaba n'ubundi kwiga inyigisho z'abakuze. Ibyo byose akomba kuba afite uko kumenya. Hanyuma yo kumenya rero akwiriye kuba afite n'ubundi systeme zo guteguramo abantu mu buryo bakwiriye kumenya. Nimba abifite mu bumenyi, mu bushobozi bwo kwigisha abakristo, iko ni akarusho. Ni akarusho kandi ni ingenzi. Ariko no mu gihe bisanzwe kuno wacu yabivuze ati ari bamwe usanga ashobora kuba afite umuhamagaro wo kuyobora ariko kandi adafite ubwarimu, nimba nabyo bishoboka, akwiriye kuba afite n'ubundi imbaraga no kumenya abantu bafite kwa kumenya bajya abakristo bakeneye, kugira ngo azahora mutumira abagaburire kuri bya kurya umuntu afite, cyangwa se aze kubigisha kugira ngo bafate urwego rwiza. Usibye ko umuyobozi ari nako nabivuze mbere ko umuyobozi w'itorero agomba kuba ari umwarimu yisuzumyemo kumenya ko adafite imbaraga y'ubwarimu, iriya mpano y'ubwarimu. Ntakwiriye guhita yicara kuri iriya ntebe, kuko iriya ntebe ikwiriye kwicaramo abantu bafite kuba ari abavugabutumwa, ari n'abayobozi, ariko kandi bafite impano y'ubwarimu. Kuko aba bantu abavugabutumwa be bagiye gushaka, usibye ko naho hari ahandi hantu wenda abantu baza no kubivugamo kuko naho hari n'intege nkeya, ariko kandi nimba abavugabutumwa afite basohotse hanze bakaja gusarura, bakazana uriya musaruro bari abakristo basha bamuzaniye, babazanye kugira ngo afate igihe cyo kubigisha. Nimba adafite muri we impano yo kwigisha, azabafasha iki? Usibye kubadindiza no kubagira ibikuri. Arandi jambo rivuga araza kudufasha gwenda ndasa kutayibuka neza ico gice kukivuga, havuga ko twakomeza ko tugeze mu rwego rwo kuba abarimu bigisha abayiburayi. Kubera igihe abantu bamaze mu kanisa, ariko urebe imyaka abantu bamaze mu kanisa, urebe n'ubukene bwo kumenya dufite, birahita bikwereka ubukene bw'umwarimu dufite. Twese bari abantu bari mu kanisa bamaze imyaka 5, 6, 10 ngahe, bakomeza kuba bafite ico bo kwigisha abandi, ariko kubera ko nabo bashika indani ntibigishwa, bakomeza bakaba batowe. Kandi bafite ubaga yabo, kuko gabo barashobora kuba abantu bari batwara ibyo bafite kubera ko ibindi badafite aho babikura, bije bakabiturana kandi bikabanyura. Hari igihe abantu banyurwa no kuhora gusaba guhiga ijambo ridafite mu ubwenge cyangwa se ubuhanga, badafite andi mahitamo kubera ko nta handi bari buze kubikura, bagakuma kujya. Ariko ikiza nuko abarimu cyangwa se abayobozi b'amatorero bashiramo imbaraga, abavuga butumwa bakabishiramo imbaraga, n'abakristo bwabo. Iyo umuntu abuze umuha kumenya, yishakira kumenya. Dukwiriye kuba abantu bo guhora bategereza gusa ngo ndategereza uza kungaburira. Dukwiriye guhaguruka. Mu gihe ubonye ko nta muntu nigeze kubivuga, ndibuka hasi zanjye nigeze kubiganira iryo jambo yigeze kuza kurishurwa. Nimba ndafite umuntu unyigisha, kwiriye kwishakira uburyo ki mbona unyigisha. Abantu ntibakicare gusa abakristo ngo nabo bategereze ngo niba pastor bashumze adafite muri we adafitemo capacity yo kubigisha, atari umwarimu, kandi bakabona nta bundi buryo bigikunza mu kanisa bari, nibahicare, ariko kandi hanze yaho bari babe bafite n'ibundi buryo bwo kwiga, bibaheshe kumenya kugira ngo batazagira ubukene bw'uko nta wabigishije kandi hari inzira nyinshi zo kwiga. Sinzi ndumva ari uko icyo nanjye nongera havuze ibintu byiza, numva nanjye nabyongeraho.
ikibazo warubajije ni cyiza, ni ikibazo gusa kiraremereye kumenya ngo byapfiriye byagize gute byapfiriye. Ibintu si ikintu kibaye none, ni ibintu bimaze igihe kirekire. Ariko ntekereza ko ni satani buriya ko natangiye mbivuga, satani ntabwo azarwanya ikintu gito, satani azarwanya ikintu gikomeye abone ejo kizatanga umusaruro munini. Kuko uyu munsi iyaba imbaraga abakristo dushizemo zo kubwirizwa n'abavugabutumwa imbaraga bashyizemo cyangwa abashumba b'amatorero, abayobozi b'amatorero bashyize imbaraga mu kubwiriza, iyaba ari zo mbaraga bashyize mu kwigisha, tuba dufite umusaruro ukomeye. Ntabwo tuba tumeze uko tumeze, tuba turi ku rundi rugero rwiza. Aho rero byapfiriye ni satani yateye, ariko abo yateye mbere n'ubundi satani yatera itorero, atera abashumba mbere. Kuko iyo ateye umushumba biba birangiye. Biroroshye rero ko umushumba ajya mu ntege nke itorero rigasubira inyuma, ariko biragoye ko umukristo ajya mu ntege nke itorero rikajya mu ntege nke mu gihe umushumba ahagaze neza. Ko umushumba ahagaze neza mu mbaraga aba afite uburyo bwo kugarura no kwirukana za ntege nke zagaragaye ku mukristo. Ariko iyi ntege nke zigaragaye ku mushumba nta wundi uzazigarura, kuko niwe wari ukwiye kuzigarura. Iyo rero zamugaragaye itorero rijya mu ntege nke. Si uko itorero ryakoze izo ntege nke kimwe nawe, ariko we ingaruka ziwe ntabwo ari buze, ntawe uri bumugarure, ntawe ujya kumubwiriza, ntawe ujya kumwigisha. Impamvu rero yabivuze neza, umushumba bayoboye amatorero, bayoboye za minisiteri, bayoboye gurupe z'amasengesho, bayoboye amatsinda atandukanye, bakwiriye kuba bafite impano yo kuyobora bwa mbere, ariko bafite n'indi mpano ikomeye yo kwigisha. Kuko usomye hano muri Ezra ibice 7 umurongo wa 10, Ezra yari yarakoze ibintu bikomeye. Aravuga ngo kuko yari yaramaramaje mu mutima we gushaka, icya mbere gushaka amategeko y'Uwiteka, icya kabiri ngo ayasohoze, icya gatatu ngo yigishe mu Bisiraheli amategeko n'amateka. Yakoze ibintu bitatu Ezra nk'umuntu wari uyoboye ubwoko. Bwa mbere abanza ashaka amategeko y'Uwiteka, icya kabiri namara kuyafata maze kuyabona ngo ayasohoze, yashyire mu bikorwa, ayubahirize. Icyo rivuga, niba bivuga gutya akora uko ijambo ry'Imana rivuga. Namara gukora icyo cya gatatu, gukora icyo ijambo ry'Imana rivuga, akora ikindi kintu cyitwa kwigisha ubu bwoko akuye mu bunyage, abigishe amategeko n'amateka y'Imana. Nibyo rero twavuze, yabivuze neza. Umuntu rwose uyoboye akwiriye kuba afite impano yo kwigisha, akwiriye kuba yarize bwa mbere. Kuko si ikintu navuze, ntabwo wakwicara gusa ngo mu cyumba wosenga imyaka n'imyaka ariko ntuzabimenya. Gusenga ni cyiza, ariko no kwiga ni ikindi cyiza, bifatanya rero byose. Kwiga rero ni ikintu dukwiriye gukora. Ubundi aho yaravuze na guki mu jambo rito bakomeza, ni igihe umuntu asenga cyane atize bikamuyobya kandi yasenze kubera kutiga. Wakomeza iki ni ikintu cyiza. Abantu barasenze ariko baraye, ukumva n'urwego rw'imisengero ariho arakenya ari inyuma cyane. Kubera iki? Mu by'ukuri yarasenze ariko yarayobye. Kubera iki? Ibyanditswe ntabyo, n'ibyo asomye ntabisobanukirwa, abitwara gusa uko arimo kubitekereza. Umva aho yaravuze, umva kuno umwanditsi w'Abaheburayo yavuze ibice 5 umurongo wa 12, yaravuze ngo kandi nubwo mwari mukwiriye kuba abigisha ubu, kuko mu masigiye kirekire mwiga, dore musigaye mukwiriye kongera kwigishwa namwe ibyishingiro rya mbere n'ibyavuzwe n'Imana, kandi mwahindutse abakwiriye kuramizwa amata aho kugaburirwa ibyo kurya bikomeye. Kuko unywa amata aba ataraca akenge mu by'ijambo ryo gukiranuka, kuko akiri uruhinja, ariko ibyo kurya bikomeye ni iby'abakuru bafite ubwenge. Umumata ntafite ubwenge, ataraca akenge, ataraca akenge. Babyumvise ijambo ry'Imana rivuga ngiki rero ikintu gikomeye. Iyo naza rero nzo nababwenge iyo nicaye nkabireba, by'ukuri n'igihe uba wicaye ukareba mu itorero, ukareba umuntu ibyo arimo kutugaburira, we yaracyakeneye kwigishwa. Umwanditsi rero arebye abantu, arebye itorero, yumva aratangara, arabandikira. N'uyu munsi umuntu, uyu mwanditsi w'Abaheburayo yaje yakwandikira amatorero, yo twandikira urwandiko.
cyakora rero twandikiye yararutwandikiye tiyo rusubiramo uko nitwe ruharubwira nitwe ruharubwira uyu munsi kabisa. kubera reba iminsi tumaze mu itorero twari dukwiriye kuba turi abigisha, ariko se turaba abigisha tutarigishijwe. Hagaruka cya kibazo ngo se turajya kwiga Imana. Nguyu mwanditsi yarabivuze, mwari mukwiye kuba muri abigisha b'ijambo ry'Imana. Ariko ntimwakuze, ntimwateye imbere, ntimwagize gute, muracyari ababebe bo kuramizwa amata. Kuko ibyo kujya bikomeye n'ibyo bafite ubwenge. Ubwenge rero bukomoka mu kwiga. Habwo inzira y'ubwenge gusa no kubushaka. Udahagurutse rero ngo ushaka ubwenge, ari nacyo nsoreza aho yanabivuze neza, nanjye nicyo nshaka kunganira. Uyu munsi rero kubikemura birashoboka, nuko twese twiga. Ubushize nahoze ntangara kandi nkunda kubibona. Ubundi tuzi ko gusoma ijambo ry'Imana ari byo umuntu wamaze kuba umushumba, pastor w'itorero, cyangwa wenda umuvugabutumwa uri bubwiriza. Iyo nayo iyo mbirebye mbona ni Satani yateye abantu, ariko ntabwo tujye tubitahura ngo tumenye ukuntu Satani adadutera. Ariko tuzi ko gusoma ibyanditswe nk'uko ngafata Bibiliya nkayisoma nkava mu itangiriro nkagera hariya, nige wenda nawe ndi pastor bamaze kunsengera, cyangwa nige baba bambwiye ngo ejo uzabwiriza uzatuganirira ijambo ry'Imana, ngafata Bibiliya nkayisoma. Niyo umuntu akubonye usoma ijambo ry'Imana, rimwe barambajije abantu benshi ngo kuri gusoma Bibiliya ngo urabwiriza nimugoroba. Ubu ikibazo tugira tuzi ko gusoma ijambo ry'Imana ni igihe ufite kubwiriza, cyangwa ni ibya pasiteri gusa. Ubwo ubundi ntabwo gusoma ijambo ry'Imana ntabwo ari ukubwiriza. Ntabwo tujye dusoma ijambo ry'Imana ngo tujye kubwiriza. Dusoma ijambo ry'Imana kugira ngo duhinduke, twebwe tumenye, twebwe ubwacu. Ntabwo ubundi iyo usoma ijambo ry'Imana ngo ujye kuvuga, ni ubuyobe bukomeye. Tujya dutekereza gusa ko ariko iki ijambo ry'Imana ribereyeho twebwe kubanza kutwungura ubwenge, kuduhindura, kudushitsa ku rugero rwiza, uze kubwira abantu ibyo wasobanukiwe, ibyo kubamo, ibyo ukora. Ntuze kubwira abantu ibintu wowe utari byo. Ariko kubera nyine ko uzi usoma gusa ijambo ry'Imana ugiye kubwiriza, uzajya ubabwira nyine ibyo wasoma, ariko wowe utajya ukora. Kandi niyo ngorane dufite. Ni ukuvuga ko rero gusoma ijambo ry'Imana mu by'ukuri kwiga birasaba umuntu wese, kuko uyu munsi ntuzatekereze ko uzasoma. Ni nayo ngorane dufite uyu munsi. Ukabona umuntu ari aho wenda aba muri business, akora business zitandukanye, aracuruza, agira gute, akora indi mirimo itandukanye ya leta n'ibindi bintu bitandukanye. Ariko kubera ko ari umwizerwa bakamuha inshingano, bamara kumuha inshingano agatangira gusoma Bibiliya. Igihe yaratuyeho ntajya ayisoma, bamara kumuha inshingano agatangira kuyisoma. Niyo mpamvu niho bipfira rero. Ndimo kunganira cya kintu yavuze ko twese birasaba ko twiga ibyanditswe byera. None ababwiye ngo dusabwa kwiga ibyanditswe, cyane cyane urubyiruko, tubyige tubisobanukirwe. N'ejo nuyobora ministeri runaka, nuyobora groupe y'abanyamasengesho, nuyobora itsinda runaka, nuyobora itorero, uriyobore ariko ufite ibyanditswe ubizi. Iyo rero nsoza kuri iki kintu cyo gushimangira ko ibintu dukwiye kubyiga. Ubundi iyo ngewe nsoma Bibiliya kumva wenda inshingano za pasiteri akwiye kuba ari inyangamugayo, akwiye kuba ari umwizerwa. Ntabwo umuntu aba inyangamugayo mu gihe bamaze kumumenaho amavuta. Umuntu aba inyangamugayo mbere y'uko bamumenaho ayo mavuta. Ariko twebwe rimwe tubisomye twumva wenda ko tuzaba inyangamugayo mu gihe bamaze kuguha inshingano. No, bari bakwiye guhitamo umuntu kubera ko ari inyangamugayo, ni nako bikwiriye. Ariko kubera cya kinyoma cya Satani biratubesha bikagira gute iyo tubisomye ngo ni inshingano z'abapasiteri. Si inshingano z'abapasiteri, ni inshingano z'abakristo. Kwiga ibyanditswe rero mu by'ukuri dukwiye kubyiga. Dufite ubukene, nibwo bukene dufite. Umwanditsi yatubwiye akurikije imyaka tumaze mu itorero, twari dukwiye kuba turi abigisha, twari dukwiye kuba dufite ubwenge, ariko nta bwenge dufite. Ahubwo turacyari ba bebe bo kuramizwa amata, ntiturakura kubera kubura ibyanditswe. Nunganira wenda kugira ngo tuze gusoza icyo kibazo. Ari ijambo uvuze numva kabisa ni ijambo ryiza kandi ry'ubwenge. Ntabwo dukwiriye kwiga Bibiliya cyangwa se kuyisoma kuja kubwira abandi bantu. Iri ni ijambo, ni igitabo dukwiriye gusoma no kwiga kugira ngo tugire kumenya kwibirimo kandi twunguke kumenya.
kandi umuntu ntaza akenera kumenya ngo aje kubwira abandi. Haza intambwe yo kuja kubwira abandi ariko abanje kumenya wowe ubwawe wiyubatse wagize uko kumenya. Ikintu rero cy'ingenzi kirimo niki dukwiriye kubanza twese tukabisoma tukabyiga bikatubera ubuzima tukamenya tukagira uko kumenya. Noneho nyuma mu gihe umuntu ashobora kuzaja kugira inshingano zo gutera intambwe kuja kubwira abandi ukabuza icyo ugiye kubabwira ntujya kugishaka wa mwanya bakubwira ati ejo kuzotuganiriza ngo reka nje gushaka icyo voilà ni byiza kaje gusoma no gusenga umwuka muhesha imbaraga zo kumenya ijambo rikwiriye muri uwo mwanya ariko mukaza kukumenyesha kuguha imbaraga muri rya rindi wasomye wanize noneho rikabagiza mu buzima muri ubuzima busanzwe. Umuntu wese abayeho kubwo gukenera kumenya intego y'ubuzima bwe. Ategera nta muntu ubaho udakenera kugira ngo amenye cyangwa se amenye agire intego y'ubuzima bwe. Tubereyeho kugira ngo tumenye iyo tuva n'iyo tuje. Na nyuma y'ubuzima dukeneye dufite kubaho kundi mu bundi buzima. Ibyo bintu byose nta muntu ushobora kubimenya gusa ngo mukaje kwa mumuhishurira aticaye ngo asome Bibiliya ngo yige. Ni byiza rero kwiga kandi n'Imana ubwayo nubwo wacu bivuze mbere Imana ntibayiga ariko kandi turayiga. Nimba twiga ijambo ryayo n'Imana ubwayo umuntu uvuga ngo ndibiga Imana ntibayiga ariko se ubundi umenyeshwa n'iki kibaho wemezwa n'iki kibaho nukumenya ijambo ryayo kandi kurimenya nukugiga kumenya si ukintu upfa kwa mugana usanga urasomye. Iyi Bibiliya irimo ibintu byinshi, irimo imigani, irimo ibitabo by'ubwenge, irimo ibitabo by'amarenga, irimo ibitabo ibyo bintu byose. Hari n'umuntu ushobora kugucira umugani uko twicaye Yesu yageze acira abantu imigani bagatanga batumvishije bose bari kumwe nabo kandi bicaranye nawe bashika bigishwa tigabira ibintu batubwiye twese ntitwarishe twumva icyarico. Yesu akavuga ati sawa ibi byagenewe mwebwe kugira ngo mwebwe mubimenye ariko bari abandi bose byabagenewe. N'imigano ubwayo yonyine iri muri iki gitabo ishingiye gusa kuri icyo kimwe. N'abantu bicaranye na Yesu bari kumwe kandi ari we nyiri ijambo yageze abavaho batumvishije akaja kwisobanurira abandi aribo babicaye bakabidusobanurira. Iyi Bibiliya nk'uko yabivuze ntabwo iyi Bibiliya yanditswe barayihinye cyane bayandika gutyo ariko kuja kwiga tuja kwiga n'ibindi bitabo bisobanura. Hari ibindi bintu byinshi bitanditswe muri iyi ngiyi dufite twebwe mu maboko yacu biririye mu office biririye mu mashuri. Abantu bakwiye kuja kwiga kimwe nuko umuntu ubunyine afite uburenganzira bwo kwicara akamenya ashingiye ku byasoma byiwe ariko kubera yuko bidahagije ufata n'urugendo ukaja gusoma n'ibindi bitabo ukigana abandi bantu bakagwisha kumenya bafite. Bibiliya rero ni ngombwa ko tuyiga cyane kuruta uko ndetse abantu babivuga. Ariko wenda nongereho turimo kuganira twese Bibiliya yavuze akantu keza kanyibutsa iyo usomye Bibiliya wenda n'urundi rugero hari ibindi bintu birumu hano gusa bavuga mu ncamake ariko dukwiye kujya kubisoma hano. Iyo usomye nk'igitabo cy'abami n'ingoma usanga bavuga umwami bajya gusoza ngo ariko indi mirimo ye ntiyanditswe mu gitabo runaka ntabwo ari uzayisangamo. Iyo mirimo rero tujya kwishaka mu bindi bitabo. Niyo mpamvu rero kwiga ni ikintu cy'ingenzi mu by'ukuri dukwiye kwiga ariko twari turimo gusobanura akantu nongereho utundi tuntu nkatungahe turimo gusobanura ko mu by'ukuri gusoma no kwiga ntabwo twiga ngo tujye kubwira abantu. Iyo ngorane ikomeye ubundi hari imbogamizi nyinshi dufite cyangwa tugira bituma tutabona umusaruro cyangwa bituma ibi byanditswe bitagira umusaruro bitanga mu buzima bwacu. Nuko impamvu nkazi tatu wenda muri nyinshi ariko reka wenda mvuge zitatu nihuta. Nuko icyambere nuko twebwe ubwacu ntabwo tujye dusoma Bibiliya ngo duhishurirwe ngo twige twumve duhishurirwe ko usomye mu Baefeso ibice cya mbere umurongo wa 17 Paul yababwiye arabwira ngo kandi yahoze abwira abantu babizera ntabwo yahoze abwira abapagani yahoze abwira abantu bamaze kwizera bamaze kuza mu gakiza kuko yabanje kubashimira iby'urukundo bakunda bera n'ukuntu bagize gute agere ku murongo wa 17 arabwira ngo icyo nzambasabira
ni ukugira ngo imana ibaho umwuka wishurirwa bitume muyimenya mwongere mumenye imana byimbitseho. Impamvu rero ituma ijambo ry'Imana ritagira agaciro cyangwa umusaruro kuri twebwe ni uko twe tudayishurirwa Imana. Njyewe nkabaho uyu munsi mu by'ukuri Imana mvuga si yo nayishuriwe. Njyewe nkanjye ahubwo ni Imana numvise undi muntu avuga, ni Imana numvise undi muntu avuga akayivuga ibyo yamukoreye bikomeye cyangwa uko yayibonye uko yayumvise nanjye akaba ari byo ngenderamo. Ariko njyewe ubwanjye ntaricaye ngo mbishurirwe Imana mu buzima bwanjye. Indi mbogamizi ya kabiri ituma ijambo ry'Imana ritagira umusaruro ku buzima bwacu nuko twebwe iyo tugiye kuvuga cyangwa kuvuga ibyanditswe kubwiriza ntabwo tuza tuvuga ibyanditswe twasomye, tubwiriza ibyo twasomye twize, ariko ntitubwiriza cyangwa ngo twigishe ibyo twebwe twamaze kuba byo. Ubundi muri biri harimo abavugabutumwa babiri, harimo umuvugabutumwa mubi n'umuvugabutumwa mwiza, kandi abo bose Pawulo yabavuzeho. Ni ukuvuga ngo umuvugabutumwa wa mbere ni uyu nguyu rero, abwiriza ibyo yasomye, abwiriza na wa wundi wenda wagiye kwiga, abwiriza ibyo yize yasomye mu bitabo bitandukanye akatuzanira ibintu, ariko ntabwiriza ibyo we yamaze kuba byo, ngo atwigishe ibyo we yamaze kuba byo. Gusomye mu Baroma igice cya 2 umurongo wa 21 kugera kuri 24 yavuze Pawulo arabaza, ariko se wowe ujya kubwiriza ibyo wewe ubwiriza abandi ntiwibwirize wowe ubwawe? Ubwiriza kudasambana kandi uje usambana, ubwiriza kutiba kandi uje wiba, ubwiriza kutaroga kandi uje uroga. Ubundi mbere hari ibintu nahoze ndeba bitandukanye n'iki gihe. Satani ni umuriganya ukomeye. Ibi byose bituruka mu buriganya bwa Satani. Mbere byari bigoye ko umuntu ashobora guhaguruka niba ari umusambanyi ngo abwirize hejuru yo gusambana. Byari bigoye. Ariko rero Satani kubera ko yabonye ko icyo kintu koko umuntu adashobora kubikora kandi adabikora, Satani rero yinjizemo andi mayeri kugira ngo abantu batazongera no kumukeka. Araza niba ari umusambanyi akatubwiriza icyaha cy'ubusambanyi ukuntu ari kibi, akakitubwira akakicisha kandi aribwo buzima kugira ngo noneho narangiza kwibwiriza bito dushidikanya. ariko ni wahundi Niba uyu munsi mpagurutse nkavuga kubwiriza hejuru y'ubusamba, uyu n'uyu mwese murahita muvuga ati baramubeshye. Satani ni umuriganya, iyo ndebye Satani ni umuriganya ukomeye kugira ngo abantu bakomeze bagendere muri bya guhinduka gushire mu itorero. Nitumara kumushidikanya baramubeshye ntawe uvuga biriya kandi ari byaba. Umuntu atubwira ukuntu icyaha cy'uburozi ari kibi, ukuntu bazakora iki, tuvuga turiya mugabo baramubeshye, uriya mugore baramubeshye, uriya muvugabutumwa baramubeshye. Ni Satani. Nicyo rero niyo mpamvu babona itorero guhinduka kwarabuze, tubwiriza bya bindi nyine bene ibyo. Icya gatatu ari nacyo nasoreza kuri utu tuntu dutatu dutuma ijambo ry'Imana ritagira umusaruro mwinshi, nuko twebwe twafashe ijambo ry'Imana turigira gusa ububiko bw'amakuru menshi atatureba, areba abandi. Igihe cyose numva nabwiriza tungu utoka abandi, wowe murarimbutse mugize guta, ariko urabanza ukireba. Ijambo ry'Imana ntiribereho kuduha amakuru. Niba wumva nkeneye kubwira runaka, reka nje gusoma Bibiliya. Ko nigeze kumva umuntu avuga babwiriza mu gitondo, umuntu arabwiriza ariko nyine abwiriza ibyo uyatumva mugenzi we atumva. Aravuga ati okay, yavuze biri ariko ntazi ko ari njye mubwiriza, nije ufite umwanya harimo ndaza kumwishura. Karavuga kuri timureke, ntazi ko ari njye bahaye umwanya w'igitaramo nimugoroba. Nubwo rero uratekereza ko ibyo bishobora niyo umusaruro warabuze. Ikibazo gikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo umuntu aragenda akicara agategura ibintu akavuga ngo runaka uzamubwira none. Wumva ibintu arimo kuvuga mu by'ukuri si ijambo ry'Imana, ni umwanya yabonye arimo gushaka kubwira abandi bantu gusa. Ariko hari ikintu nkunda wenda, ariko reka nsome mwumve ukuntu Pawulo yavuze, nsoreze kuri izi pointi zitatu nari mvuze. Umuvugabutumwa wundi wa kabiri, uwo ni uwa mbere twari tuvuze, ariko wa kabiri wumva ukuntu Pawulo yamuvuze, Abafilipi ibice 4 umurongo w'9. Nkunda Pawulo cyane. Abantu muze musoma ijambo ry'Imana, muzite kuri izo zandiko za Pawulo zirimo ubwenge. Umuntu yazisomye
umuntu akaziga agakora cya kintu uko turimo kwibanda ku kintu cyo kwiga. Yego. Umuntu yasomye zino zandiko za Pawulo akaziga akazisobanukirwa, waba umukristo mwiza, twahindura isi. Impamvu Pawulo yahinduye isi nuko ibi yarabyigishaga. Uzasome mu byakozwe n'intumwa, Pawulo yarigishaga ku isabato akajya kujya impaka n'abafarisayo. Ariko indi minsi guhera ku wa mbere gukomeza yakoraga ikintu cyitwa kwigisha, akajya kwigisha. Umvuga ubutumwa kabiri yavuze Abafilipi ibice 4 umurongo w'9, yaravuze ngo ibyo nabigishije cyo ni icya mbere, ibyo nababwirije cyo ni icya kabiri, ibyo mwanyumvanye cya gatatu, ibyo mwambonanye aba ari byo mukora, nibwo Imana itanga amahoro izabana namwe. Nguyu muvuga ubutumwa wa kabiri rero, kandi nibwo rugero abakristo dukwiye kubaho twese. Yavuze ikintu cyiza, ntabwo ibintu twari tubitekereza ko ari byo abantu batuyoboye, abayobozi. Twakomeje kuvuga abayoboye amatorero, ministeri zitandukanye, kuko ubu ngubu abayobozi dufite si babandi gusa bayoboye amatorero. Dufite n'abayoboye ministeri, dufite abayoboye groupe z'amasengesho, dufite abayoboye abayumbe, dufite abayoboye abakorari. Abantu bose n'abayobozi batuyoboye. Niba rero tuje tubitekereza ntituje tubishyira kuri bari, ni ibintu by'umukristo wese. Paulo rero amaze kuvuga mu Baroma avuga umuvuga butumwa mubi, atanga rero igisobanuro cy'umuvuga butumwa mwiza. Ibyo mwanyumvanye, ibyo nabigisha, ibyo nababwirije, ibyo mwambonanye, ibyo bintu byose ko ari bine, abe ari byo mukora. Gusa ntimuzarenzeho ibindi, kandi ibyo ngibyo tubikoze. Niyo mpamvu rero ijambo ry'Imana ryotanga umusaruro, ibyanditswe tukabyiga, tukabwira abantu ibyo twebwe twamaze kubabyo. Ntiturigira ububiko bw'amakuru menshi. Ijambo ry'Imana ribereyeho kutwigisha, kuduhugura, kudukosora, kudukuza, kuducaha, garuka, vaha. Imbogamizi ikomeye ni twebwe. Ubundi umuntu yamaze kwitsinda we wenyine, biroroshye gutsinda abandi. Ariko njye ntaritsinda, biragoye ko natsinda uyu nguyu. Intambara mbere nuko umuntu yirwanya wenyine akinesha. Ntubona intambara dufite muri iyi minsi ni njyewe gusa, ni wowe, si njyewe. Ntabwo sindi intambara yawe, sindi ikige. Njyewe kugira ngo mbe intambara yawe ni kure iriya, ariko intambara nyambere ufite ni wowe ubwawe. Intambara njyewe mfite ubwanjye ni njyewe njyenyine. Harirwanya ngo nitsinde, nimareho, nikureho kamere yanjye yose ipfe. Biragora rero ko nzatanga ibintu ngo bihindure mwene data. Noneho hari akabazo nibajije n'ubundi mwagiye mugakomozaho, karimo ijambo ryitwa guhishurirwa, kandi iyo ni terime cyangwa ni ijambo abantu benshi bakoresha mu buryo bwinshi butandukanye. Nifuzaga ko mwadufasha mukadusobanurira guhishurirwa bitandukanye gute no kwiga, kuko nagiye numva kenshi abantu bavuga ngo nahishuriwe, umuntu agakora igikorwa yashize ijambo ngo nahishuriwe. Mu yandi magambo, ihishurwa yagize akaba ryo rimutera gukora igikorwa runaka. Hariho abafunguye amakanisa, hariho abakoze za ministeri, hariho abakoze ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye, ariko bikomotse mu ijambo rivuga ngo nahishuriwe. Ese iryo hishurirwa ririmo kumenya gukomoka mu kwiga, cyangwa nihishurirwa gusa rikomoka mu buryo wenda umwuka w'Imana ashobora kumugenderera? Wenda ariho nza kwisanga muri abapasiteri mwagiye muvuga ati hari abapasiteri bafite amatorero ariko batize. Ureba imiyoborere yabo, ureba imikorere, ndavuga abapasiteri ariko harimo n'abandi bantu nk'uko mwagiye mubisobanura bayoboye departments zitandukanye, ivuga butumwa, abanyamasengesho, abaririmbyi n'amaministeri atandukanye. Uyu muntu gusa we kubera ko yumva hari hishurirwa agahita akora igikorwa runaka. Ese icyo gikorwa gishoreye imizi muri kwa kwiga, cyangwa gishoreye gusa mu bitekerezo by'uko nyine yumva yabihishuriwe? Kambibaze gutyo. Murakoze rero, mwabifashamo. Guhishurirwa ni isomo twoganira amasabira agashira. Yonyine ikintu cyitwa guhishurirwa, abantu bagifatira abe n'amasabira arenga. Ikindi kiganiro wenda kirenze iki turimo tuganira, ariko mu ijambo rigufi gusa, iyo batwara tugize umugisha ngo twese tugire guhishurirwa, nuzozo nabivuga nava undi nawe abe yahishuriwe, n'undi uhagurutse nawe avuga ati ndahishuriwe. Ni ikintu gikomeye ciza umuntu wese twese twokigira. Iyi si twoyatsa umuriro gukikana ikongera umunsi umwe. Utarakomeza
ko hari abantu bamwe na bamwe usanga bavuga ngo bayishuriwe ariko ryahishurirwa ryabo rigasigara riteje imvururu muri groupe runaka. Yeah. Wishurirwa ni iki? Twese ko turi hano dufite wishurirwa. Wishurirwa ni ikintu Imana iziheza umuntu yamaze kubona wakuze, ufite ubwenge, ufite kumenya, inshuti y'Imana. Begerana bakaganira na ikamuha kumenya kwayo muri we. Kuko wishurirwa no kumenya ko Imana umuntu. Uwo muntu rero, umuntu utari ijambo ry'Imana, umuntu utasoma ijambo ry'Imana, ntagira guhishurirwa. Hazahishurwa umuntu Imana, ari ibintu biri Imana iziheza umuntu wakuze. Izimuha guhishurirwa, ikamuha vision and icyakangiye ku kibazo ibintu Imana izihemba umuntu wakuze, mukuru kuze. Guhishurirwa kubamo n'imbaraga y'Imana izimanukira umuntu, ni ukumenya ko Imana kuza kumanuka ikagushira umuntu yamaze kubona ko ari umuntu ukuze, inshuti yayo. Kurategera umuntu Imana itagirira isoni zo kuza ngo ihore iganira nawe buri mwanya. Umuntu Imana ifashe nk'umuntu kayo, kuko Imana ntishobora kuza ngo imutwiyereke twese tume tuyibone, kuyibona biragoye. So tuyibonera mu ishurirwa yashize mu muntu, atubwiye ati ndahishuriwe, mbonye ikintu gisha, ikubonye nikumenye gisha. Yakikubwira nyine kigahita gita, kuko Imana izivuga rimwe isi abantu bagahinduka. Ngo ndayishuriwe, ahubwo abantu bakoreye guhindurira mvuga kuvuga ngo ndayishuriwe, kuko nimba bahishuriwe ni umugisha ukomeye cyane. Ariko nimba ari n'umvugo mu mvugo wawe bivugamo, baza bavuga ngo ndatekereje. Ko gutekereza nako si ikintu coroshe. Murakoze cyane. Avuze ikintu cyiza, wishurirwa. Ubundi ibi byose bituruka muri kwa kutiga, kutagira, kudasobanukirwa ibyanditswe, kutagira ubwenge, kudakura ngo uve ku rugero rumwe ujye ku rundi rugero. Noneho iyo umuntu uyu munsi, iyo umuntu akuriye mu itorero yumva aterime wenda abantu bakoresha imvugo, abantu bakoresha byamaze kuba nk'imvugo zisanzwe, umuntu wese araguka ndayishuriwe kubera ko yumva n'abakuru biwe bahora bafata mikrofone, niko bahora bavuga mikrofone, ndayishuriwe. Ariko gwishura nk'uko yabivuze ni isomo rinini, ariko mu buryo buhinahine ni ikintu kinini, ntabwo kiza gipfa guhabwa umuntu gusa. Iki ni ikintu, ni kado, ni gifti Imana izihemba umuntu wamaze kugera ku rwego rw'ubukure. Umuntu wakuze ntabwo izi biheza ababebe gusa ngo barayishuriwe. Kuko urebye n'uyu munsi nk'ibyo wari uvuze ngo umuntu yafunguye itorero ngo yayishuriwe. Mu by'ukuri amatorero yose yego hariho abantu bayishuriwe, umva ijwi ry'Imana, Imana irabaganiza akavuga toke igihe kirageze. Ariko abandi si ishurirwa ry'Imana. Ariko rero ibyo tureke kubitindaho, tubanze dutinde kuri iki cyacu kitureba. Icyo wari utubashije ni ikindi kiri mu wundi murongo, ariko icyo twebwe turimo kuganiraho tuba abakristo beza bakuze. Ishurirwa rero ni ikindi kintu kiri mu rundi rwego. Ntabwo umuntu avuga ngo uyu munsi yizeye ngo hawe ishurirwa. Ariko reka wumve hano ukuntu Pawulo yabwiye Abaefeso. Ndabakunda cyane ko nakomeje kubabwira inzandiko za Pawulo ni nziza. Nicyo gituma igice cya mbere umurongo wa 15, nicyo gituma nanje maze kumva mwumve. Pawulo ntabwo yasabwira abapagani cyangwa abantu bagize, yasabwira nicyo gituma nanje maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu mugakunda abera bose, mbashimira Imana urudaca nkabasabira uko nsenze, kugira ngo nikiza mbasengera kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icyubahiro ibaho umwuka w'ubwenge, kwagukura kwiga ibyanditswe ko twasanze ngo ibyo kujya by'abakuzi ibyanditswe bikomeye, ibyambo bikomeye n'ibyo abantu bafite ubwenge. Ibaho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya sisa. Bacyumva? Pawulo ntabwo yozabwira abapagani, Pawulo yozabwira abantu b'abakristo. Umvise hejuru ko yozabashimira ukuntu mwizera umwami Yesu, ukuntu mukunda abera bose. Ibyo ngibyo mbitekereje numva bashimira, ndetse nkanabasengera. Ndamasengera kugira ngo mugere musubire mukure, muve kuri ibyo. Hari urundi rugero wageraho ukagera kuri uru rugero ukumva wegereye Imana. Ishurirwa rero ntabwo ari ikintu kiza gihabwa ababebe gusa.
impamvu wumva rero abantu bavuga gusa ngo turayishyure mu by'ukuri bose ntabwo ari ugwishyurirwa. Iyo numvise abantu babivuga aba ari teme nyine twamenyereye. Rero hari igihe wumva abantu bavuga amaterime gusa kubera ko yakuze. Uyu munsi dufite abasitare niba ariko nabivuga kuko ibyamamare iyo umuntu amaze kwamamara amenyekana, iyo umuntu amaze kumenyekana aba yamaze kuba umusitari. Abasitari dufite rero uyu munsi mu by'ukuri rimwe rimwe dukunda gukoresha teme zabo ariko tutumvise. Icyo nshaka gusorezaho rero, iyishyurirwa ni ikintu cy'abantu bakuze. Urugero rero Imana iherezaho uyu muntu, ni umuntu uba wamaze kwegera Imana, ni umuntu uba waramaze gukura, Imana ikamuha ikindi kintu cyo guhishurirwa ugatuma umenya Imana. Ubundi reka soze gutya mvuga kano kantu, nubona ubuzima bwose ubayemo ntuzatekereza ko ariko Imana ireshya. Hari ubundi buryo Imana iza yiyereka umuntu wese mu rugero rwiwe uko angana, uko areshya. Nubona rero hari uko uzi Imana, uzemere kwiga hasuka imeze. Imana n'umwanditsi yarabivuze muri Zaburi ya 18, avuga ngo Imana iza yiyereka umuntu wese uko areshya. Ku munyembaraga iza yerekana nk'umunyembaraga, ku munyabwenge iza yerekana nk'umunyabwenge, ku muswa iza yerekana nk'umuntu revo yose umuntu ariho, Imana niko ije imwiyereka. Niyo mpamvu rero utakwiye guhagarara ngo wumve ko uko niko Imana ireshya. Ikintu cy'ishyure izi igihe abantu bageze ku rundi rwego. Kandi nico uvuze turangira wenda amasaha yagiye. Imana nimba uzi unabona Imana ukayihishura, iteka ryose ukaba uribona mu shusho imwe kujya sibo wabona. Ari n'abantu bumva rimwe bahaguruka bavuga ngo akazahora bahaguruka ntabona Imana mu shusho. Imana mu shusho nabo babana ntibaza bayibona mu shusho imwe, ngo wowe niwe wayibona mu shusho imwe buri kanya. Ubwo n'ubuyo iyo si Imana ni ikindi kintu wabona ko hari n'ibindi biza byigaragaza mu isi yo kugaragara atari Imana. Abantu bakwiriye kuza bitondera kuvuga guhishurirwa mbere yuko abantu basobanukirwa icyavuye mu cyari. Ishurirwa rihabwa abantu bakuru. Iyo wenda nimba abantu bazafata ikindi gihe cyo kuriganira, tuzariganira ikindi gihe, ariko kwiga ni byiza. Nibiga abantu kugira ngo Imana ikundi babone nk'abantu bakuze, ibahe guhishurirwa kwayo muri bo. Murakoze cyane rwose, turabashimiye. Tugana ku musozo rero, nagira ngo umuvandimwe n'ubundi Byishimo nadufashe mu ncamake, aduhereze inyungu zo kwiga ijambo ry'Imana. Hanyuma Sankarah nawe araza kuduhereza imbogamizi cyangwa ingaruka zo kutiga ijambo ry'Imana. Cyangwa duhere kuri Sankarah duhereza imbogamizi zo kutiga ijambo ry'Imana, Byishimo aje kuduhereza nawe inyungu uko wazigira, zaba ebyiri, zaba eshatu, zaba eshanu, uko umva uhawe bari kuzitubwira kugira ngo tuze gusoreza aho ngaho. Abantu rero bashishikarijwe cyane kujya ku ishuri, kandi ntibitoranyijwe ngo numwe cyangwa abatoya abakuze, buri muntu wese, cyane cyane urubyiruko, kubera ko muri itorero rya none ariko ejo muri abayobozi bahazaza. Murakoze rero, reka duhe umwanya Sankarah aduha imbogamizi zikomoka mu kutiga ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Ingaruka ni nyinshi, twage tunazivuga, ariko wenda nongereho wenda indi imwe. Imbogamizi dufite yo kudasobanukirwa, yo kutagira ibyanditswe, mu by'ukuri bidutera no gukoresha imvugo zitari zo. Ukumva n'imvugo z'abapagani, n'imvugo z'abatizera, ko twizera Imana ariko tugahakana imirimo yayo, tugahakana imbaraga zayo. Rimwe na rimwe mu by'ukuri bigasa naho rimwe na rimwe ntabwo abantu tuba twanabitekereje ko ari uko, ariko kubera ko nta byanditswe dufite, niyo Imana igize icyo ikora ku buzima bwanjye, hari igihe niyo numva nezerewe sinkoresha imvugo zo kubona Imana, cyangwa na indi mirimo y'Imana ikoresheje mwene data cyangwa undi, nkavuga ngo iyi si Imana, aba ni abadayimoni. Ni ukubera kubura ibyanditswe. Niba twizera Imana ifite imbaraga zo gukora imirimo n'ibitangaza. Imana ni igitangaza, ubundi Imana niyo miterere yayo. Imana ni igitangaza. Rero umuntu w'igitangaza, Imana y'igitangaza, kuko itakora ibitangaza. Kubera rero kubura ibyanditswe byinshi no gusobanukirwa imbaraga z'Imana, iyo tubonye ibintu bikomeye twumva ko ari abadayimoni, tukanabyita ko amashetani, cyangwa twebwe wenda tutanabona n'ukundi twananezerwa. Mu by'ukuri twumva tunezerewe tugeze muri cya kirere gifungutse cyo kumva Imana, tugakoresha imvugo zitari nziza. Bwenge burashize, nanezerewe numva mbaye ukundi,
ndanezerewe wumva wenda si ukubasetsa ariko hari ukuntu wumva umuntu anezerewe kumva imvugo akoresheje mu by'ukuri yanezerewe ariko abuze ibyanditswe nezerewe numva ndahwereye ubwenge burashize ibiki ariko ubundi iyo umuntu afite ibyanditswe uzasome abantu muri bibiri iyo wumvaga banezerewe ejo bakagera mu kirere gikingutse bumvaga mbonye Imana nka Stefano amaze kugera mu kirere gifungutse amaze kumva Imana kubera ibyanditswe biri mu mutwe we arayishurirwa aravuga ngo mbonye Imana mbonye umwana w'Imana ahagaze uburyo bw'Imana isumba byose ariko twebwe rimwe icyo kintu ni ikintu gikomeye mpamvu rero by'ukuri twebwe turi mu kubona abadayimoni iyo dufingutse ikirere tubona satani tubonye satani uraneze gukabona satani uraneze gukumva abadayimoni n'ibiki ariko abantu abagaragu b'Imana dukwiye kwiga ibyanditswe twanezerwa twumva tugeze mu kirere cyiza ikirere nigikinguka tubona Imana ngiyo imbogamizi ikomeye mu bakristo ikirere nigikinguka uzareba abantu bose bari mu kirere cyamaze gukinguka bamaze kwinjira mu busabane budasanzwe bamaze kugera mu kindi kirere mbonye Imana ijuru rirakingutse imvugo irahinduka ijuru rirakinguka ubwoba bugashira ubonye Imana ubwira abantu ko unezerewe ubonye umwana w'Imana ahagaze uburyo bw'Imana isumba byose kandi ko aragutera amabuye twebwe ikibazo arakoze wenda ikiganiro ni cyiza cyane ni cyiza cyaryoshe kandi ikintu cyaryoshe abantu bagitindamo icyo numva kindi nanjye inyungu nziza nimba wenda ntibutse ko wabaje ikibazo neza nimba wagisubiramo ni inyungu zo kwigisha ijambo ry'Imana n'izigiye twagumye kuvuga ni nyinshi ariko kandi ijambo ry'Imana rihisha umuntu kumenya ejo hiwe icyerekezo cy'ubuzima bwe umuntu wese uvuga ngo nta cyerekezo afite cy'ubuzima nuko atazasoma ijambo ry'Imana ariko umuntu usoma Bibiliya agasoma ijambo ry'Imana akayiga ntashobora gukoresha imvugo kuvuga ngo muri iyi minsi nta cyerekezo afite ariko muzi icyerekezo ukibuza gute kandi kihari nuko utazugisoma hari ijambo ry'Imana umuntu harimo icyerekezo kuzoga isirangiye cy'ubuzima busanzwe cy'ubuzima bw'umwuka cy'amafaranga n'ababuze icyerekezo mu mafaranga munabamo ariko kubera ko twe tutaba muri ubu buzima imvugo yacu ni ukubura icyerekezo iyo umuntu asoma ijambo ry'Imana rero bimuhesha kumenya icyerekezo cy'ubuzima bwe bivuze ngo aba bantu bari gukoresha iyi mvugo ngo nabuze icyerekezo nta cyerekezo mfite ni imvugo yo kutagira ubumenyi n'ubukene bw'ijambo ry'Imana kuko nta muntu wuzuye ubwiza bw'Imana ufite imbaraga zo kumenya ijambo uvuga ngo abuze icyerekezo kandi acicayemo kuko umuntu uvuga ngo ntacyo afite ntacyo aba afite kandi kirahari naje kwicara mu cyerekezo akunda abona icyerekezo cy'ubuzima bwiwe icya kabiri ijambo ry'Imana ridufasha kumenya iyo twavuye niyo twatuje kuko nta muntu wasomye Bibiliya wayize utazi iyo yavuye tuzi iyo twavuye Imana yadukuye mu mwijima tuzi niyo twatuje kandi ko turamenyeshwa n'iki ni ijambo ry'Imana ikintu cya gatatu na nyuma y'urupfu abantu batinya urupfu ijambo riza rituma rugoba urupfu urupfu nayo ni indwara ikomeye Imana imitima imbaraga ariko urupfu si iherezo ry'ubuzima ijambo ry'Imana rivuga ko na nyuma y'urupfu hari ubuzima kandi ibyo tuzobimenyeshwa nuko twabisomye twagize ijambo ry'Imana ryo zatumenyesha isi ukuntu yuzuye abadayimoni umwanzi yuzuye isi abantu bakunda kuba ku isi nabakunze kuba mu buzima bw'umwanzi ariko abantu bose bafite ijambo ry'Imana barambiwe ku isi shira hakazindisha ariko nyine twese ubu nyine wabura umuntu ngo uriteguye kugenda yuko atibanze witonda arahani shaka kugera nzobone kugenda aho wawuja ni mu cyicaro cy'abadayimoni ni mu isi kwa Satani ni mu isi woje foje ruguru ni mu isi ariko na nyuma y'urupfu hari ubundi buzima bwiza ari nacyo kintu abantu bakwiye kwicarira biteguye anytime nyuma y'urupfu dufite ubundi buzima bwiza ibyo tubikora mu ijambo ry'Imana cyanyuma ijambo ry'Imana zadufasha uburyo turwana intambara kuko dufasha igihe mu ntambara kandi zigomba kubaho na Yesu ubwo yabwiye abigishwa ngo basize hagati y'amasega ajyana ariko icyo basigaye ni ukumenya ko ijambo ry'Imana riduhesha kumenya uko turwana intambara zose turimo duhura naryo murakoze cyane Imana ibafashe murakoze cyane rwose Imana ibaha umugisha mwinshi ndizera ko abantu bazabikurikirana bazanyurwa kandi bazashima Imana ku iki kiganiro nihereyeho ubwanjye ngiye ndashimye cyane rwose mwakoze umusaza umwe yakundaga gufata porogaramu y'amateraniro noneho yajya kurangiza wenda umuvuga ko mwarangije kubwiriza agahita abwira abateranya aho ngaho ati wahabaye ati nanjye nahabaye
bivuze ngo wiyumviye nanjye niyumviye, njyewe wahabaye nawe uzacyumva igihe cyose uzakibonera, ndizera ko hari icyo Imana izakora mu buzima bwawe. Imana ibahe umugisha rero. Dusoza reka twakire umuvandimwe Fred ashima Imana kubw'aya makuru cyangwa kubw'iki kiganiro cyose kibaye cyo kutumenyesha uburyo dukwiriye kwiga ijambo ry'Imana, kuko nibwo bukene nsanze bukomeye itorero rifite rya none. Ashimira Imana mu isengesho, ahasigaye asabira umugisha bene data bose batumirwa. Imana ikomeze iduhanane umugisha twese. Urakaje. Murakoze cyane. Mbere yuko dushima Imana, abaririmbyi bagenzi banjye, abakunze kuramya Imana no kuyihimbaza, mwumvishe ijambo ry'Imana icyo rivuga. Mwebwe mutanga message mu ndirimbo, turakangurira kwiga ijambo ry'Imana kugira ngo tujye dutanga ibintu byuzuye kandi bishitse. Imana ibaheze umugisha. Nizere ko hari icyo mugiye kwikosoraho n'icyo mugiye kwiga, twese dufatikanyije. Reka dusenga n'Imana. Turagushimiye Yesu. Haleluya. Yesu ugize neza. Dushimiye kugira neza kwawe. Asante Imana. Tugushimiye umwanya mwiza twabayemo wo kwiga no kunguka ubumenyi kubw'ijambo ryawe. Turasaba ngo uduhe imbaraga zo kumenya ibi kugira ngo igihe cyose turi kuvugira tujye dutanga ibintu byuzuye, ko twasanze hariho byinshi dukora amakosa kubera ko tutiga. Turasaba imbaraga zawe, turasaba umwuka wawe w'ubwenge kugira ngo akomeze aduteze inyota yo kujya mu byanditswe, kugira ngo tubashe guhinduka. Igihe tuzahinduka nibwo tuzatanga ibintu bizahindura isi n'abazabyumva bose. Uheze umugisha abakozi b'Imana twaganiriye, bagize icyo batuhereza cyo kugira ngo twiyungure. Uheze umugisha abakameramani, abadufashe kugira ngo aya mashusho n'amajwi bijye hanze. Abari aha ngaha bose ubaheze umugisha. Kandi si ibyo gusa Mana, ukomeze twambike imbaraga kugira ngo ubutumwa buzajya bukwirakwira hirya no hino ku isi. Urakoze Yesu, kumva gusenga kwacu. Mu izina rya Yesu. Amen. Amen.